ivanjiri bavuga Yesu nawe yongera kumushimangira. Bari bamubajije ikibazo niba umugabo ushobora gusezera umugore. Uyu munsi ushatse wabaza Yesu niba umugore ashobora gusaba divorce batandukanye n'umugabo. Icyo gihe muri sosiyete abagabo nibo bari bihagazeho. Uyu munsi rero mwebwe mwihagazeho abagore n'abagabo hari ubumwe bishaka kujya gusaba gutandukana. Ni ugucungurira Imana. Nabyo Yesu yatubwiye ko wa mugambi w'Imana mu ntangiriro ushaka ko umugabo n'umugore bamwe nta gipfuye kubatandukanya, kandi muranabisezerana, murasezerana ko muzatandukanywa n'urupfu. Iyo rero byanze bamwe birukira mu murenge no mu nkiko bakajya gusaba gatanya. Ni nyinshi muri iki gihe ubu Yesu bazivuga. Mubangamiye rero abakora ibyo baba bangamiye umugambi w'Imana ishaka yuko umugabo n'umugore babona. Ubwo bumwe kandi bushoboka iyo hari urukundo. Iyo hari urukundo nibwo bumwe bushoboka. Urukundo niryo pfundo rishyigikira umubano w'abashakanye. Iyo rero abantu bagiye kubaka urugo bakwiye kubanza kumenya niba bakundana. Ndabona Alex Mbabazi ariya niba bakundana. Niko bimeze. Barimo barabivugana niba urukundo ruhari, twizere ko rwabo ruzaba iminsi ngo batazatandukana. Niba urukundo ruhari gukomeza urugo abantu bashaka rwabaho, kandi urukundo rwashize bisa n'uko bashaka kwatsa imodoka kugenda bavanye mu moteri. Abamenyera ibyo gutwara imodoka ntabwo ibyo ntibishoboka. N'urugo rero rutari n'urukundo ntaho ruva nta naho rugana nta naho rwagera. Urukundo rero ruzabasaba byinshi, ruzabasaba kwihangana. Pawulo Mutagatifu we yandikiye Abanyaroma avuga urukundo nyarwo ruba rutandukanye n'amarangamutima umuntu yagirira undi. Hari igihe umuntu urabikundiye kubera ibyifuzo bifitemo cyangwa ubona n'iki. Iyo rero abantu bamaze kuvuga babigezeho bamaze n'iminsi barabizi, bya biryo amarangamutima birashira bagasigara ukuri kw'ibintu. Icyo gihe rero ni urukundo ruba rugeze umwanya wabo, umwanya usaba imbaraga, umwanya usaba kwitanga, umwanya usaba kugira icyo gikorwa, umwanya usaba tubashishikariza abageni bacu kuzakomeza gutwaza, mugatwara amasezerano mugiye kugirana, mukayatwara mu kwemera, mukayatwara mu kwizera, mukayatwara mu rukundo. Ntibibe by'uyu munsi zo gusubiza igicamunsi ngo mubibwirane birangire, ahubwo imigirire yanyu, ubuzima bwanyu bujye buhora bugaragaza iby'iri sezerano mugiye kugirana imbere y'Imana n'imbere ya Kiliziya. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye. Umuhamagaro wanyu, umuhamagaro wo kubana mu rukundo, kubana mudahemukirana, kubana mu bwubahane, ibyo kandi bikaba bya buri munsi kugeza igihe Imana izashakira kuba umwe muri mwe yayisanga. Ni ibintu bikomeye ngomba kwiyemeza gutwara, ukabitwarana urukundo no kwemera no kwizera. Urugo rwanyu rero ruzashyigikirwa n'isengesho. Isengesho ritaretsa niryo rituma ibyishimo abantu badasamara bajya kure mu magorwa, mu bibazo by'ubuzima, abantu bacika intege, ugashyigikirwa koko n'isengesho. Kubera ko muri Kiliziya, ubwo ugenda Kiliziya y'ibanze, ugomba gukora umurimo w'ingenzi wa Kiliziya. Gutagatifuza, kwitagatifuza, no kugukira gusengera mu gitondo, no kugukira
musengera amafunguro, musengera ababagendereye. Biratangaza iyo abakristo basuye abandi baganira iby'imvura n'umuyaga bagatandukana bityo batanakoze agasengesho. Burya rero n'umugura indangamuntu y'ukwemera y'abavunanavuga. Ubundi mbere yo kuzimana ibindi ukwiye kubwira kugendera uti reka tugusengere tugusabe umugisha. Najya gutaha uti reka tugusengere tugusabe umugisha. Nuko nguko byakagenze kugira ngo uwo murimo utagatifuza mwebwe n'abakristo abarayiki namwe mukore wihereye urugo rwanyu. Bageni se bazabagenderera muzajya kubavugira isengesho murabyemeye bazabasura bazababwira cyangwa nanjye nzabasura ndebe yuko mugusengera. Niko byakagenze. Isengesho rikorwa mu buzima bwacu tukamenyerana naryo bikayobora ubuzima bwacu. Zaba zabagenderera gusa ariko nawe ubwanyu mwubakire ku isengesho bizabatambutsa ubuzima bukomeye, bizabatambutsa ibigeragezo by'isi kandi bigira akamaro aho mutuye muri kiliziya, mwebwe ubwanyu n'urugo rwanyu, ariko muzanyiringe kuri kiliziya y'umuryango remezo, mujye kuri kiliziya ya paruwasi yanyu kugira ngo isakaramentu ribaho ubutumwa. Ubundi icyo rimaze ritanga n'ubutumwa muri kiliziya kugira ngo umuntu abe ingirakamaro aho atuye, abe ingirakamaro mu muryango w'abana b'Imana, nawe ubwe yigirira akamaro. Paul Mutagatifu nawe yatubwira inama zijyanye n'iri sakaramentu ryo gushyingirwa, akibutsa abagore korohera abagabo babo kubera igitinyiro bafitiye Kristo. Hari ubwo abantu bagira ngo bazabona ubutagatifu baboneye kure y'urugo rwabo, ukabananira n'umugore murara murwana, mwirirwa murwana mucagagurana, ariko bagera hano mu kiliziya ukitanga ukabyina ukagira ngo wabonekeye, ugataha wibwira ko uzabona ubutagatifu. Ubutagatifu rero wubatse ngo umenye ko uzabubana mu ngo zanyu mbere na mbere, kuko niho mufite inshingano z'ibanze. Umugabo afite inshingano z'ibanze ku mugore n'abana, umugore afite inshingano z'ibanze ku mugabo n'abana, abana bafite inshingano ku babyeyi. Ku buryo rero niduhemuka imbere y'Imana, buri wese Imana izabanza kukubaza iby'umuhamagaro. Mu gihe bizabaza iby'ubupadiri n'abariya bagenzi banjye, tubaze uko twabikoze, uko twabagiye za misa, uko twabahaye amasakaramentu, twe nibyo izatubaza. Ku ikubitiro y'imbere y'ibyo izatubaza. Mwebwe rero izabaza iti ko mwari mwarabakanye ubwo mwari mwiyemeje kuba abasangirangendo, byagenze gute? Mwabikoze neza? Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Niyo mpamvu rero uwo ni umuhamagaro, kandi umuhamagaro ubereyeho gutagatifuza nyirawo. Ni umuhamagaro uzarogera ubutungane butagatifu, mutunganire ibijyanye n'ibyo mugomba kurusha ibindi by'ahandi, munoze iby'iwanyu mu rugo, noneho mukurikize ibyo mu muryango remezo n'ahandi muhurira, mukurikize ibyo kuri santere no kuri paruwasi, ariko muhereye iwanyu mu rugo. Naho mufite inshingano, nawo umuhamagaro wanyu, Imana ni naho izababaza nimuhinguka imbere yayo. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Igitinyiro mufitiye Imana, niba wubaha Imana banza ukunde wubahe mugenzi wawe mwasangiye gupfa no gukira kubera isakaramentu ryo gushyingirwa. N'ubundi wabeshya Imana kuyubaha kandi utayubaha. Niyo mpamvu Pawulo agerekaho iki gitinyiro abantu bafitiye Kristo. Hanyuma akabwira abagabo ati rero nawe mukunde abagore banyu. Hanyuma akavuga ati kuko kiliziya ihora ihangayikira kutogera Imana, nako umugore agomba guhangayikira gutunganira umugabo. Nk'uko Kristo umukwe wa kiliziya ahora
neza ku buryo rero igihe umugabo azahinduka imbere y'Imana azayishimira avuga ati wampaye dore sinamubereye gusaraba sinamubereye gutwara sinamubujije kugera imbere yawe kimwe n'umugore bikavuga niyo mpamvu ni ngombwa rwose kuzirikana ko uyu muhamagaro ariwo muzitagatifurizamo ariwo uko mubaye nibyo bizatuma mugera imbere y'Imana cyangwa mukabura kugera imbere yayo. Dusabire rero ingo hari izubatswe kera hari umuntu ugiye kubaka muri kano kanya abageni bagiye kwemerana ku mugaragaro tuzisabire kumenya umuhamagaro wanyu kumenya icyo Imana ibashakaho kubana no gushakashaka Imana nyagasani Yesu abana. Zaburi ya mbere.